ni uba nk'ibisanzwe. Ubu noneho tugiye kureba uburyo wafungura two factor authentication cyangwa two step verification. Iyi ngiyi bayitegeka umuntu wese ufite YouTube channel kuyifungura. Ntushobora kuba monetization idafunguye. Kugira ngo rero ibintu bijye bigenda neza, kola subscribe ukore no kunzogera tujye tubana igihe cyose nkireho video tuyibona. Noneho aho ugira ikibazo ze kubyandika muri comment umbwire na video ubutaha nzaguha. Twatangiye rero twamaze kwinjira muri Google yacu. Iyo umaze kwinjira muri Google yacu ukora ahangaha hari kano gafoto kawe, ahasigaye ugakora handitse manage account cyangwa se ugakora handitse handitse account hano hejuru. Umaze gukora handitse account hahita hafunguka muri account yawe ya Google kugira ngo ariko kwereka akantu kuri command gufungura security kano k'umuhondo. Noneho uraza handitse security, numaza kuza handitse security uhita ukora ahantu handitse ngo two factor authentication cyangwa se two step verification. Numara kuhakanda ukora handitse ngo turn on two step verification. No hano uhakoze rero bahita bagusaba gushyiramo nimero ya telefone. Noneho ugakomeza step zindi bikaba birabaye rwose. Ibi ngibi bifasha iki kuri channel yawe. Wagize umuntu ugerageza kwinjira muri account yawe bahita babikwereka bakanagusaba access ku buryo ubanza ukayikora. Kora like, utange igitekerezo cyawe muri comment, ahasigaye ukore subscribe, ukore no kunzogera tujye tubana igihe cyose. Ushobora no kongeramo hano recover email address ushobora kwifashishwa igihe baba bagutwaye YouTube channel yawe cyangwa se account yawe. Zajya ngenda mbere kandi ibindi bintu bigiye bitandukanye kuri email zanyu ndetse no kuri ama account yanyu za Instagram, za Facebook, za WhatsApp ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Kola subscribe tujye tubana igihe cyose. Internet ni ubuzima. Uba technician.